wa munsi nagiye nkubwira njya nkunda kugarukaho wagiye umbaza kamba zitese amagambo tukumva hirya no hino mu kirere ngo gusengera abapastori abagore ku mwanya w'ubushumba ku nshingano y'igipastori n'ibindi bizaba ryari sikubushize nakubwiye nk'amezi atatu ashize nakubwiye ko ahubwo ku bwanjye hari gutinda igihe n'itariki ya tariki rero yamenyekanye yanatangajwe. Icyo nabwira abakristo nzi ko mumaze igihe mubisengera munabitegereje kimwe mwasengeye mutegereje uyu mwaka nkuko nabivuze mu bindi biganiro byabanje. Uyu mwaka dufite gahunda yuko tugiye gutangira gusengera abapastori harimo n'abagore nkuko mwagiye mubivuga, kandi cyo tumbaje ni cyiza cyane ejo arakimbajije turugana tumaze kubona amakuru ariko nyane isango none yazi atubaza nyine umugore kagiye kuba umushumba gahabwa inshingano gishumba mwani magambo akaba responsable w'itorero. Ese mu gihe azaba yabyaye bizagenda gute? Nayo ni cyuko icyumbajishe gisubirize hamwe n'abandi bose bashaka kukibaza rero. Hagiye gusengerwa abapastori abakuru b'itorero abashumba mu nshingano za gishumba 1500 ntago ari incuro imwe bizakorwa. ADPR igiye gusengera abapastori basaga 1500 ariko bamaze kwirukanwa baruta abo ngabo bagera mu 1000. Birashoboka yuko haba umupastori umwe kuri w'itorero umwe n'umushumba n'undi muntu wari we wese we wategwa na satani agakora ibyaha nkuko ejo wumvisha umuntu umwana mu Bugesera akoze ibyaha ngira ngo uramwibuka. Uriya yabaye ari mu itorero rya ADPR nubwo afite biriya bintu byose kwavuze haruguru bitatu akagira amashuri leta isaba akagira theology akaba amaze mu itorero imyaka 40 cyangwa 25 cyangwa 30 ari umu ADPR ariko agatsindwa agategwa akagwa mu cyaha. Icyo mvuze cyane ikindi cyaboneka runaka uwo n'umukristo wese nanjye ndimo hari uko itorero mu Bugesera yaguye mu maguru y'umugore ariko uza gukora ubushakashatsi abadepite b'abadamu 5 n'abadepite batanu b'abagabo uzaze kubipima urebe ni bande bakunda kugaragaza ibikorwa bigaragara imbere cyane bivugana abaturage bigera ku baturage uzabirebe kandi nkubwiye ngo uze kujya nawe uze kubireba ureba abadamu n'abantu beza ntago nabita abana beza abadamu n'ababyeyi beza batuvuganira hakari nakubwiye ko nimo umudamu yarageze ku gituro cya Yesu bwa mbere kumva abagabo bakiri mu mishinga abagabo nshuti yanjye nawe uri umugabo nanjye ndiwe taturi mu mishinga ya cadasteri etage kujya Amerika ariko umudamu icyo umudamu ashyizeho umutima abakiwushyizeho. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuza dukurikirana bya gace komeye cyane kuvuga twana twamwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warisemo iyi cana kuri kamera ndi kumwe na mwene data Evangeliste Tadeo nishimiye kwajya kubana nawe koze Imana. Murakoze cyane. Usaje nambaye nk'umuntu ugiye mu bukwe. Nishimiye ikaze. Naje nambaye nk'umuntu ugiye mu bukwe ndimo nditegura ubukwe. Yego. Kwitegura ubuhe bukwe? Turi mu muhurora nk'abarukore nk'abakristo. Turi mu muhuro dufite ubukwe vuba ahangaha ariko bw'itorero. Mu kwezi kwa 12 nibishoboka ndaza kukubwiraho. Ahubwo utubwiraho. Okay. Nambaye neza kandi urakoze cyane nkuko bivuze ariko nawe wambaye neza no kuterugaragara. Ndimo ndatangira kuba nimenyereza kurepeta buryo kinzambara ejo bundi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Hari igikorwa kizakiri mu Rwanda by'umwariko mu itorero ryacu rya ADPR urabizi nyine ko niryo mba ndi mu bari rebera cyangwa bakurikirana amakuru yaryo hafi nkuko mwangize nyine umuvugizi w'abakristo urabyibuka ibyo byose. Dufite amakuru meza cyane mu itorero rya ADPR hano mu Rwanda mu ndembo zose ejo bundi mu kwezi kwa 12 ku itariki 9. Wa munsi nagiye nkubwira njya nkunda kugarukaho wagiye umbaza kamba zitese amagambo tukumva hirya no hino mu kirere ngo gusengera abapastori abagore ku mwanya w'ubushumba ku nshingano y'igipastori n'ibindi bizaba ryari sikubushize nakubwiye nk'amezi atatu ashize
nakubwiye ko ahubwo ku bwanjye hari gutinda igihe n'itariki ya tariki rero yamenyekanye yanatangajwe yo gusengera abagore. Yego nabonye baraberekanye ku munsi umusibe ejo dimanche hari gahunda yo kuberekana mu maparuwase hafi ya yose iherekanwa nyine abamaze kurobanurirwa kuzakora iyo nshingano ya gipasitori ya gishumba bazasengerwa nyine ku nshuro ya mbere ejo bundi ku itariki nkubwiye 9/12 bizaporonja bigeze ku itariki 18 hari igikorwa kiri gukorerwa mu Rwanda mu itorero rya ADPR. Ni imwe mu mpamvu yatumye nambara neza by the way. Urimo kwimenyereza uko uzaba wambaye icyo gihe rwose nanjye mfite uwo munsi ngufitiye amatsiko. Nzaba nambaye neza. Yego mfite amatsiko. Avuga uti rero ati byaratangajwe twari tumaze igihe tubivuga. Yego hakubundi reka duhera hanga ubundi umutegarugori cyangwa se umugore yemerewe kuba umutambyi umushumba. Yego arabyemerewe. Yabyemerewe ko muri Bibiliya ngo bavuga ko ngo mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo ngo yamubwiye ko umushumba agomba kuba ngari umugabo w'umugore. Ariko Bibiliya ikanavuga ngo Yesu rero niwe wavuze ngo muzaba abagabo nyabagabo kumpamya kandi ntabwo burya avuga abagabo bambaye amapantaro cyangwa avuga abagabo bafite ubwanwa. Yaravuze ngo umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo nyabagabo kumpamya uhereye Yerusalemu, Yudaya, Isamariya no kugera ku mpera z'isi. Kabiri mu gitabo cy'isezerano rya kera hakibaho abatambyi n'ibitambo umutambyi yajyaga ahera inshuro imwe mu mwaka nabwo yiyejeje. Hanyuma impamvu nonaho umudamu yemerewe kuba yakora iyo mirimo rero nicyo cyawo gusubiza ni inshuro imwe yonyine ni ingingo imwe ngiye windengera kubisubiza nubwo umushumba wacu umushumba mukuru w'itorero rya ADPR Anyakubanda Yizeyiza yiwe yavuze byinshi biruta n'iki ngiye kuvuga. Ingingo imwe ndengera guhamya ko umugore yemereye gukora iyo mirimo ya gishumba niyo butambye n'indi. Nimba umugore yarabashije kugera ku gituro cy'imva ya Yesu yazutse ari ukugera ku gituro cy'aho umwami wacu Yesu Kristo yazukiye ari no kugera mu rusengero abakristo bateraniye hajemo n'abayisilamu b'abashyitsi n'abagatulika n'abadive hagiye cyaba gikomeye n'iki gisubizo ni kimwe igikomeye no kugera ku gituro cy'aho umwami wacu Yesu Kristo yazukiye. Nicyo cyari gikomeye Nukuri kugeza n'iyi saha nimba umugore yarabashije kugikora nta mugabo umuherekeje n'imirimo ya gishumba azayikora umugabo ahari cyangwa adahari ni icyo gisubizo. Yego azabikora. Ubu se urabizi ko abadamu bagira reka ngo imiterere yihariye umunsi azaba yabyaye urabizi ko ubundi wenda nko muri leta batanga ikiruhuko cy'amezi 3 ngira ngo bajyaga bapropose n'amezi 6 nubwo ariko itegeko ritaremezwa icyo gihe intama zizabaho gute si uyu mudamu nawe azafata icyo kiruhuko umushumba azafata ikiruhuko cyangwa ntacyo azafata azasiga. Ushobora kuba werekwa muri kandi uri umukristo kandi icyo zumbaje ni cyiza cyane ejo harakimbajije turugana tumaze kubona amakuru ariko nyine isanzwe none yazi atubaza nyine umugore kagiye kuba umushumba agahabwa inshingano na gishumba mwani magambo akaba responsable w'itorero ese mu gihe azaba yabyaye bizagenda gute nayo nicyo kicyumbajishe gisubirize hamwe n'abandi bose bashaka kukibaza rero nkuko bivuze cyego inshinga y'u Rwanda ryemera ko umugore wari ubyaye akora imirimo ya leta yemererwa amezi 3 y'ikiruhuko yakonje. Ese y'umugore abyaye ari vice meya w'akarere runaka akarere gafunga imiryango cyangwa ubuzima burakomeza igisubizo wari cyo vuga ngo iki mvuze ko haba hari abamufasha nabwo ko werekwa nicyo ngiye kuzamo bitambwiye n'abagenzi bawe n'abandi batwumva. Itorero rya ADPR icyahoze ari umudugudu cyose mu Rwanda gifite inzego ukuntu zubatse kuva nyine ku mudugudu cyangwa ku itorero kugeza ku rwego kuri paruwase kugeza kuri ururembo ndetse n'urwego rw'igihugu. Itorero rya ADPR mu Rwanda ari uko rikorwa biro nyobozi n'ibindi umva uko ku itorero hasi bimeze rero hari ministeri 10 na komisiyo 6 zifite mu nshingano gufatanya n'umushumba ukora umurimo kuri iryo torero. Tuvuga itorero rya Remera rizwi cyane, tuvuga itorero rya Nyarugenge, tuvuga itorero rya Ruyaga aho mbarizwa. Izo ministeri zirahari n'ahandi hose. Nimba hayobowe n'umushumba w'umudamu akabyara cyane ko kubyara bikorwa umubyeyi abyara twisa amezi 9 kubyara biba rimwe mu mwaka. Ushobora no kweza imyaka 5 utari wabyara biterwa n'igihe.
uyu mumama nabyara azafata konji yemerwa n'amategeko n'itorero rirayemera, hanyuma abo bakorana mu nzego zitandukanye, abayobozi ba ministeri, abayobozi ba komisiyo bashinzwe ivugabutumwa, bashinzwe ab'inginzi, abayobozi umuyobozi uhagarariye abubatse n'abandi, babe bakora umurimo w'Imana, basigirwe nk'uko n'undi bawukoranaga. Mbibutse n'abanyumva, nubwo ari ikintu wenda cy'umwihariko, ntabwo umuntu kwagiye kuba umushumba bivuze ngo itora azaritereka ku mutwe ryikorere wenyine, ahubwo azajya afata imyanzuro, agira abajyanama, ahabwa ibitekerezo, we abe umuhuzabikorwa, nk'uko nyine ku murenge haba executive umuhuzabikorwa mu murenge, ariko hakaba sosiyali, hakaba kontabure n'abandi. Ngira ngo ndagisubije, nabyara ntabwo umurimo w'Imana uzahagarara, urusengero ntiruzafunga imiryango, ivugabutumwa rizakomeza, ibyuma by'amasengesho bizasenga, makorali azarepeta na senge, umurimo ahantu hateganyijwe kuba haba ubukwe hashyingirwa, gushyingira bizakomeza, mubatizo uzakomeza, muvoma zose imirimo ngenderwa mu Kristo mu itorero rya ADPR izakomeza. Wa mugani uvuze ku mubatizo ugusha ku kintu kiza cyane. Umubatizo tuziko iwanyu, iwacu muri ADPR, iwanyu nawe kandi yego. Ikintu bita ipantaro ku badamu ntabwo cyemewe. Ntabwo cyemewe. Sibyo? Yego, kugeza iyi saha. Ntabwo kugeza iyi saha. Wenda nigeze kumva nabyo ko bishobora kuzakomorerwa, ariko kugeza iyi saha ntabwo byemewe. Biracyari kwigwaho. Biracyari kwigwaho. Ese bundi bije bira byo wabyakira ute? Bije. Umusatsi, inzara. Hari umuntu wabwiye bagenzi bacu ngo ntukabyina mbere y'umuziki. Naba ngiye kubyina mbere y'umuziki, ariko bije wareka nibiza nkazaga igisubizo byaje. Ariko pe sinzi niba nta uri bunterere mwibuye, kubera discipline doctrine itorero rya ADPR rifite. Nanjye ndimo kari niho nigiye, niho narerewe, niho nakuriye, niho ndi. Ndemeranya n'umwuka wera w'Imana n'ubuyobozi bw'itorero na discipline ku kwambara ipantaro ku gitsina gore atari byo. Ntabwo byo, ntabwo tubyemera, ntibyemewe. Ariko utagira ngo ninjye mu isi icyumba bwite by'umwariko bwite nemera ko ari icyaha gikomeye. Oya, ntaho mbyemera nk'icyaha gikomeye. Ni ikosa kukuba udeviye umurongo na discipline y'itorero. None si umunsi noneho umurongo wahindutse, babyizeho bakabyemeza, hazaba ari amina. Ni urugero bibaye, sindi mu babisabye ariko bibaye. Uzi impamvu se? Abantu bajya basoma Bibiliya bakayisoma uko bibone, cyangwa bakayisoma ibice bagataragurika bakihuta. Ntabwo ndahamya ko mu bantu 100 bazi ko kwambara ipantaro ku mugore ari icyaha, batazi ipantaro wanditse Pawulo yavugaga yari iyihe. Nta nubwo bazi 100% ngo kwambara n'umugabo Pawulo yavugaga nukuhe. Uramba barasenkuvugire hano, wenda bizangarure ko byasaba umwanya munini nkabisobanura. Mwenzi kugiye kwatubwira. Oya, aho ndahazimije ndifashe, ariko kwambara ipantaro yavugaga kwambara n'umugabo bitemewe bihinduka icyaha. Bitandukanye no kujya kugura ipantaro kimwe nk'umugore akayambara, nubwo none nayo ntayemera nka discipline. Ni ikosa kuyigura kimwe ukayambara uri umwadeperi ubu Devi. Kundi muntu uri hanze hariya. Kundi muntu uri hanze. Utari umwadeperi. Cyewe sinamutunga n'urutoki. Nta nikosa mushinje. None se ubundi waretse nkazagisana ubutamvuga ku mapantaro kuko ntabwo bamwe mu bazambaye. Okay, ntabwo ari cyo kibazo nanjye kukubaza. Yego. Wambugane kuzagisubiza ubutaha nacyo. Nacyo kandi kiri no kwigwaho. Yego, ahubwo icyo naringiye kukubaza mu gihe ibintu bitaremezwa. Ari aya mazi urabizi ko kuyajera bitoroshye mu gihe cy'umubatizo. Muri Yorodani ngo ni uri kuvuga. Yego. Uyu mudamu azabatije akenyeye igitenge bivemo. Bizakunda. Cyo rero turimo turagisengera nk'abakozi b'Imana, tumwe tunarera umurimo hafi. Turagisengera ku buryo igitenge kizagifata ku muntu kikamutindaho, ariko cyo gisubizo nenda kuguha. Hari uburyo, hari indi myambaro y'abadamu, ikanzu ndende, ijipo idafunga itameze nka za gapira umuntu yakambara, hanyuma akajya muri Yorodani, ku buryo murabizi ko amazi nyine bafite imbaraga n'umurava, ku buryo wabatiza abana batandukanye, hari nk'abafite imbaraga, hari abuzura umwuka muri Yorodani turabizi cyane, ku buryo nibwo yakozura umwuka wera. Uyu mushumba w'umudamu, reka ntanga urugero, we n'umudamu witwa Esther uri kubatiza, amafiza naturana afite abagiye kuba bashumba, atazagaragara imyambarire iba mibi nk'imwe bapagana tujya tuvuga ngo abe yakambarira ubuntu busa, kubera ko yambaye umwambaro muremure umuproteje, umukwiriye kandi umubereye, ubereye umwambaro nyine wagisha. Ntago mu mazi wafatamo. Uzafata utamufashe ku mubiri.
ntabwo uzagaragara nabi ntabwo bishoboka kandi adakoresheje ipantaro. Turimo turabisengera ubwo ibirenze byo nsobanura umwuka warasaze ubundi busobanura ariko birahari kandi abantu bari bo kugira impungenge. Ahubwo hari uwambwiye ndimo ndaza ngo se umudamu azabatiza unyina nabona batsigwa n'umudamu ayiwe nta makuru bafite. Umudamu yabatiza buri abadamu n'abanyembaraga ku rwego rukomeye abantu bataba bashyikira kumenya. Baza gutumira Shimeya binsobanurire n'umushari ubizi. Shimeya arabizi ashaka kubaza ukuntu kuko biragoye ko umudamu kubatiza rwose. Nabikora nabi nanjye uzantumire ngaruke mbivugaho. Navuze ko apfa kutazagira hatazaboneka Shimeya urwanya Imana ngarwanye na Izayi nk'umushumba mukuru wacu. Ibindi azavuga by'ibitekerezo bye by'umwuka azamuha byose azabitambutsa. Apfa kutarwanya Imana cyangwa arwanya itorero ry'Imana. Ntabwo Imana yirwanya. Burya ntabwo yirwanya. Nge rero Shimeya navuze ubwo mitekereho n'umucyo ariko nabukizeho n'ubushize. Ubundi Shimeya ni umugabo wabayeho ku ngoma ya Dawidi. Dawidi yari umwami wa Isiraheli. Shimeya akayagenda muto kumugenda. Dawidi aravuga ati mureke Shimeya ntuke niko buri Imana bimwemereye. Ngewe mvuze ko buri mugabo wese uzatuka Imana agatuka umushumba Izayi agatuka itorero akavuga ibibanye n'iby'umwuka wera ne Bibiliya bivuga wese azitwe Shimeya kandi azafite umurongo mubi. Uretse ko bashimeya ntago basoza neza n'ubundi basoza bapfuye urupfu rukomeye kiretse habayeho kuba uwo mu Rwanda we yaba yihannye. Ngira ngo twikomereze. Yego nari nambaye neza rero kubera ko ndi kwitegura isengerwa ariko si abagore gusa by the way nshyiraho undi mucyo wa kabiri. Hagiye gusengerwa abakozi b'Imana mu itorero rya ADEPR mu Rwanda benshi basaga 1500 mu buvugizi cyangwa se umushumba mukuru arabyemeje. Abapasiteri 1500 yego umushinga za gishumba arabyemeje. Ndetse ndumva hano hari ahantu yabivuzeho batayona ibitekerezo byanjye byonyine. Icyo nabwira abakristo nzi ko mumaze igihe mubisengera munabitegereje kimwe mwasengeye mutegereje uyu mwaka nkuko nabivuze mu bindi biganiro byabanje. Uyu mwaka dufite gahunda yuko tugiye gutangira gusengera abapastori harimo n'abagore nkuko mwagiye mubivuga. Yego nacyo nkigarukeho icyiciro cya mbere cy'abagiye dushaka turekera aho ngaho. Yego bavuze ko harimo mw'abagore pasiteri 1500 harimo n'abagore cyo kwa ADEPR igiye kwandika amateka ariko meza meza amateka meza. Mvuze ko ari amateka nanjye yongereho meza kugira hatagira kumva gace ko amateka abanga ibyiciro bibiri. Hari igihe umuntu ahitinga mu byiza cyangwa ahitinga mu bibi. ADEPR igiye guhitinga yandika amateka mu byiza. Reka mpite nkubwira impamvu. Ubwo wongeye ako kantu hari umuntu uherutse kumbwira ati ngiye iyo umuntu avuze ngo ndi umunyabwenge ati nditonda ati kuko hari yavuze ko ndi umunyabwenge buke. Bugomba ko yongeraho akandi kantu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yageze gusura intara imwe hariya mvuka uturere nka Tungayo twateranye aravuga ngo Rusizi muri abambere bakoma amashyi ariko icyo yongereyeho cyari cyo gikomeye yavuze ko byari mu mwanda ariko nyuma ubu Rusizi Nyamasheke n'Iburengerazuba ntago turenza aba gatatu ntago barenza aba gatatu mu bantu bafite isuku n'umutekano n'iterambere aho karakanyuzemo. Rero impamvu mpite nshyiraho n'umucyo wundi ku kindi kibazo ndahutanambashije ariko nkijyanemo nibi ngize umugisha wo kuntumira no kuboneka muri uyu mwanya Imana ikabitwemerera. Hagiye gusengerwa abapastori abakuru b'itorero abashumba mu nshingano za gishumba 1500. Ntago ari inshuro imwe bizakorwa ntago ari ku itariki kugeza kuri 18 oya bizakorwa mu gihe kingana n'umwaka wose. Ubundi bikase bigabuye mu byiciro bine. Cyiciro cya mbere nejo bundi mu kuno kwezi kwa 12 abibanze bamaze kwereka mu maparuwasi ndi gucyumweru barerekanywe bazasengerwa ku itariki 9 kugeza 18 z'ukwezi kwa 12. Cyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ubwo n'abagabo n'abagore bavanze. Icyiciro cya kabiri kizaba mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha wa 2026. Icyiciro cya gatatu kiteganyijwe hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa munane ubwo ni mu mpeshyi yuriya mwaka tugiye gutangira no iteganyijwe icyiciro cya gatatu. Cya mbere mu kwa 12 cya kabiri mu kwa gatatu icya gatatu hagati muri ayo mezi abiri nkubwiye mu mpeshyi hagati y'ukwa gatandatu n'ukwa munani bizaba gishojwe icya gatatu. Icyiciro cya kane twakita icya nyuma kizasoza umubare w'1500
Imana iba yiyemeje, itorero ryarebye, umushumba mukuru yashishoje n'abo bakorana muri biro nyobozi n'abandi babishinzwe, babona uwaduha mu itorero abakozi b'Imana bashumba 1500, byibura umurimo w'Imana wakomeza ntubeho igitutsi, ukademara ukikuba inshuro nyinshi. Cyakane kizasengerwa mu kwezi kwa 12 gusoza umwaka 2026. Mpite mbona naho kubwira abantu, umuntu wambajije ikibazo kimwe ndaho utambajije, utese ko twamaze kubona, urumva umunsi none byatangajwe imbere y'ejo, ko twamaze kubona abantu bari bitezwe ko bazasengerwa bayo no ku marista atandukanye, harimo n'abambwiye amatorero nk'atatu yarabyiteze ariko ngo bashidutse atari kuri liste bo baterekanywe. Bimeze biti? Reka mbaye igisubizo ntibaheremwe muri rusange. Aberekanywe n'abanyine bagiye gusinya ku ikubitiro mu cyiciro cya mbere, abaterekanywe nabo bazerekanwa mu cyiciro cya kabiri, n'abazasigara nabo bazerekanwa mu cya gatatu, n'abazasigara bazerekanwa mu cyiciro cya kane. Kondisiyo ziri kugenderwaho ni izi ngizi. Iya mbere ni uko umuntu ari umukristo mu itorero rya ADPR, itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda, niyo kondisiyo ya mbere. Ari umukristo mu Rwanda bavuga ngo yujuje mu muco no mu myifatire, ari umukristo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuba yiyemerera anabonwaho ko afite umuhamagaro wa gishumba. Inshingano ya gatatu byagendeweho ni ukuba afite amashuri asabwa, afite ubumenyi mu bw'amashuri yarize, amashuri leta isaba aragenwa arahari, ariko kandi akongeraho n'amashuri Imana n'ubuyobozi bw'itorero muri ADPR basaba, amashuri ya teoloji. Hari amasaha ugomba kuba wize muri teoloji, byombi waba ubyujuje ukemererwa kurobanurirwa gukora umurimo wa gishumba mu nshingano. Icyiciro cya kane cyangwa se ingingo ya kane ireberwaho ari nayo isoza ihuza n'iya mbere, ni ukuba nyuma yo kwerekanwa no guhamagarwa no kuza bino bisabwa ukomeje kuba umukristo udafite, nk'uko nyine Paulo yabivuze, utari intereganya, utanywa vino, udafite abagore benshi, utari umusaza, utari umuhehesi. Ibyo byose nibyo bizagenda bikusanywa byamara kuzura umuntu agasengerwa, kandi ngira ngo bara bose bagaragaje kugeza ubu tuvugana barabyujuje. Yego, urakoze cyane. Uravuze uti kugira ngo abantu batoranywe agomba kuba ari abakristo. Icyo cya mbere ni icya mbere. ADPR igiye gusengera abapasiteri basaga 1500, ariko bamaze kwirukanwa baruta abo ngabo bagera mu 1000. Icyiciro cya mbere n'uva cyarirukanwe ibihumbi bigera muri 2, nyuma hari abandi bagiye basezererwa. Niwe nabyita kwirukanwa cyangwa gusezererwa. Nicyo nindi ntego bivuga mu mvugo nziza. Yego. Ese nuko bari abatari abakristo niyo mpamvu none bakaba bagiye kwimika abakristo? Nuvuga ngo bari abari barasezerewe bari abanyabyaha? Hari nk'ibyiciro bibiri. Birashoboka yuko haba umupasitori umwe kuri w'itorero umwe n'umushumba n'undi muntu wari we wese, we wategwa na Satani agakora ibyaha, nk'uko ejo bundi wumvishe umuntu umwana mu Bugesera wakoze ibyaha, ngira ngo uramwibuka. Uriya yabaye ari mu itorero rya ADPR, nubwo afite biriya bintu byose kwavuze haruguru bitatu, akagira amashuri leta isaba, akagira teoloji, akaba amaze mu itorero imyaka 20 cyangwa 25 cyangwa 30 ari umwadeperi, ariko agatsindwa, agategwa, akagwa mu cyaha. Icyo mvuze cyane ikindi cyaboneka runaka, uwo n'umukristo wese nanjye ndimo, hari uko itorero mu Bugesera yaguye mu maguru y'umugore, yaguye mu bikorwa by'ubusambanyi. Uwo rero niyo atari gupfa, ariko akabifatirwamo, itorero ryari kumuheza imvugo yamenyereye izwi nko gutengwa. Abo hari bamwe mu bapasiteri ntari buvugira aha, bake cyane, umubare muke cyane, bake babonetsweho ibyaha runaka, n'ubundi baba bahagarikwa cyangwa bakeburwa. Nuza kunyemera turasaba kino kiganiro, hari na bamwe mvuze ariko batakoze ibyaha, ariko bagize amakosa bakoze bagakosorwa, bo bakarushaho gusa nk'abakosa. Ndaza kubavugira nze kubona kubasabira imbabazi nk'umuvugizi mugana w'abakristo. Icya kabiri, bariya bahagaze mu nshingano mu kuri, uretse kuri kubaza nk'umunyamakuru, ngewe nawe nabo n'abantu bose bazi ukuri. Ibyo mvuze, intambwe nye mvuze ntabwo bari bazujuje, ariko ntabwo ari ibyaha yabiteye. Hari uwagiye atuzuza adafite amashuri asabwa na leta, adafite amashuri asabwa na teoloji, cyo kikamutsinda. Uwo ntabwo yageze yirukanwa, yemerewe gukora inshingano za gishumba, ariko ntabwo yemerewe kuba responsable cyangwa se nyine ngo ayobore itorero. Ingira ngo ikibazo gisobanutse. Kabiri, abo bafasha umurimo w'Imana, bafasha babatiza, barasezeranya, batanga igaburo ryera n'ibindi. Abo ni babashumba batabonye ubushobozi bwo kugera ya mashuri asabwa na leta ndetse n'itorero, ariko badafite ikindi bashinjwa n'Imana n'itorero, nibo bagikomeje umurimo umuhamagaro wo gufasha
imana n'itorero mu mirimo itandukanye, kandi unyumva wese mu ADPR n'abandi barabizi ko bikorwa. Ariko hari n'abandi navuze nyine haruguru bo birukanwe. None warumbaje uti se baje barusha iki abo bagiye? Bazi barusha ko biriya bintu binini navuze haruguru bazaba babyujuje, kugira ngo birasobanutse. Yego. Noneho rero ngo bashaka gukebura abandi cyangwa gusabira abandi, ntabwo ari ukubakebura, ndaza kubasabira, hari icyo nshaka kubasabira. Ariko ntari nabasabira nkubwire ko mu mbaraga twagize mu itorero nk'abo bantu 1500 bagiye gusengerwa mu gihe cy'umwaka, 33% n'abagore n'abadamu n'abagore n'ababyeyi. Nicyo guhera Imana, icyo nicyo gukomererwa amashyi. Hari unyumvisha by'umwarika ari umugore cyangwa se n'umuntu utarwanya umugore yakoma akayakomera Imana. Ahubwo hari abatekereza ko abagore ari bo bazaba ari benshi. Sinzi impamvu batageze kuri 50%. Iko abantu benshi babitekereza kubera ukuntu byavuzwe cyane. Ni bimwe nkubwira ko abantu benshi bibwira ibyo bibwira, ariko Imana itekereza itandukanye n'uko abantu batekereza. N'umushumba mukuru mu itorero rya ADPR nawe atekereza bitandukanye n'uko abantu bose Rwanda rufatekereza. Cyakora atekerereza ibyagirira umumaro n'inyungu z'itorero ndetse n'inyungu nyinshi z'abakristo. Biriya yakoze byari bikwiye, abenshi muri twe twabishimye. Ese reka nkwibariza akantu gatoya. Abapasiteri bamwe muri ADPR rwose batemera ko umupasiteri w'umugore barahari, banabivuze babitangaje. Uyu munsi uyu mupasiteri aramutse agize gutya, ejo tukamutora tuvuga ati ni wowe dushaka, akaza hariya, ntabwo yazavuguruza iki kintu, akaba umuvugizi umushumba mukuru w'itorero rya ADPR mu Rwanda, butwitaga representa. Kare nakuye ngo tuzatubitega amaso bisohore, none aha ndaguhakaniye natorwa. Ubundi burya umuhanga mwiza wo kubaka ntabwo ajya asenya inyubako yose, ashobora no guhera kuri fondasiyo cyangwa akavugurura. Ariko mu buryo bwa sikwenda byita politikira, ntazaba bankunda kuba umwa politiki, mu buryo bw'imiyoborere biragatsindwa ko wasenya bwite ibyo bagenzi be bubatse, ahubwo ubivugurura ukareba ibyiza bakoze ukabishimangira ugakomerezaho. Uziko ari impamvu Dawidi yageze ku ngoma bamubwira kwica Sawuli ntahita amwica. Hari ntari buvugira ahangaha ku ngoma ya Dawidi byakoze kandi byatangiye ku ngoma ya Sawuli, hari byakoreshejwe. Undi uzaza azabikurikiza. Reka nkubwira ahubwo nicyo nari nitiza kujya kumbwira. Benshi basakuzaga mbere batabyumva. N'ubu sinakubwiye ko ibintu by'Imana nivuga butumwa no kwigisha ari uguhozaho n'urugendo. Ndabizi ko ubu nanjye tuvugana, hari n'abajya bampamagara mu gikari, hari nabo tuziranye za burengerazuba bakambwira ati ariko wa mwana we ibivuga urabizi. Ariko ndabizi nasenze nabiteguye, kandi n'ukuri kwibiriho ndetse n'ibizabaho. Hari ibyo umwuka tubwira, hari ibyo dukora ku bayobozi bacu, hari ibyo nako tuba tuzi nk'abantu bareberera hafi bari mu murimo w'Imana. Icyo nakubwira rero utari wabyumva, sinabanga azabyumvishwe n'iminsi byaba ari bibi, ariko buhoro buhoro uko bukeye n'uko bwije azajya abona inyungu nziza z'umurimo w'Imana n'inyungu umushumba yazategurira itorero. Niyo mpamvu hagazahoraho nk'umusozi, hari uzamusimbura nawe bitega amaso azabiheraho abikomerezeho. Urugero ariko n'ejo bundi yabivuzeho, uzi ko mu myaka yatambutse hejuru y'imyaka nka 40 byari bigoye gupfa kubona umudiyakoni w'umudamu cyangwa w'umukobwa, byaragoranaga nubwo baje kwemererwa. Kabiri byari bigoye noneho 170% kubona umudamu wemera gusenywa ku bwarimu buvuga butumwa akaba mwarimu akaba yayobora itorero, byari bigoye. Ariko ngo buri uko iminsi hita n'ibiganiro n'ibyifuzo n'umwuka wari agenda yemeza byagiye biba. None se ubu ni igitangaza kubona mwarimu mu ADPR w'umugore? Ntabwo byari igitangaza, ni ibintu biri simple. Inyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 rero bizaba ari ibintu bisanzwe kubona umugore w'umushumba cyangwa w'umupastori mukuru w'itorero mu itorero rya ADPR, bitewe n'imbaraga bazababonana. Hari umuntu mwambwiye ngo uzi ko ntago mbizi cyane, ntago mba muri guverinoma ngo ninjiremo imbere, ariko uze gukora ubushakashatsi. Abadepite b'abadamu 5 n'abadepite batanu b'abagabo, uzaze kubipima urebe ni bande bakunda kugaragaza ibikorwa bigaragara imbere cyane, bivugana abaturage, bigera ku baturage, uzabirebe. Birashoboka yuko nonaha
wigereranya nawe ukoze nushaze baka abadamu bavugira abantu kurusha abagabo kandi nkubwiye ngo uze kujya nawe uze kubireba ureba abadamu ni abantu beza ntabwo nabita abana beza abadamu ni ababyeyi beza batuvuganira hakari nakubwiye ko niba umudamu yarageze ku gituro cya Yesu bwa mbere kumva abagabo bakiri mu mishinga abagabo inshuti yanjye nawe uri umugabo nanjye ndiwe taturi mu mishinga ya kadasteri etage kujya Amerika ariko umudamu icyo umudamu ashyizeho umutima aba kiwushyizeho burya ngo baranatubwiye ngo iyo umugabo asenze isaha imwe n'umudamu agasenga isaha imwe Imana ishobora kukumva rimwe umugore kamwumva kabiri ko umudamu arasenga akanarira kandi Imana ikabyumva cyane. Okay, welcome abadamu kuba bashuma mu itorero rya ADPR tubitezeho byinshi kandi nzagaruka nyuma y'amezi make bamaze kwimikwa no gusengerwa mbabwira amakuru meza mbereka n'ibyamaze kugerwaho hano mu itorero. Ndimo ndasoza kino kiganiro nkuko wari ubivuze abadukurikiye reka twe twitegura abadamu n'abategarugori abaraho muri nyuma y'imitegura imikenyero imishanana ejo ni kutariki z'ukwezi kwa 12 tunitegura iminsi mikuru Noheli Yesu atuvukira tuzaba twambaye abagabo muri ADPR abadiakoni n'abandi tuye turambura amakostime tuye tuyategura tuzambara mu minsi mikuru y'abayobozi bacu abashumba ngira ngo azaba ari impera nziza z'umwaka twakira imbaraga nshya mu itorero tuzana profitiro kwakira imbabazi ku bantu batandukanye Imana izatanga n'ubuyobozi bwacu bw'itorero. Imana rero ibaho umugisha batwumvishe tubashima umwanya mwafashe mukadukurikira muri iki kiganiro ni hano nyine kwizi channel zacu ubwo nakagaruka nari Evangeliste Ntivuguruzwa Tadeyo. Ibiganiro byacu cyane nakagaruka. Shalom shalom.